ikuzimu ntago ari munsi yacu, ikuzimu ni hejuru yacu. Nuko ibitekerezo by'abantu benshi bikunze kumva yuko ikuzimu ari munsi, ariko ikuzimu ni hejuru. Ikimenyetso Daniel 10:12 haravuga ngo yewe Daniel mugaragu w'Imana ukundwa, umunsi wa mbere usenga kowe kwarumvishwe, nuko marayika azana ibisubizo. Uze gusoma aho ngaho ngo azanye ibisubizo, ngo umuzimu utwara wiki ubumedi n'ubuperesi arantangiye. Uwo muzimu utwara ubumedi n'ubuperesi wamutangiriye, iyo aza kuba ikuzimu ari munsi ya Daniel ntaho bari guhurira, ahubwo ikuzimu ni hejuru ya Daniel. Ibindi bimenyetso, none se kuba ikuzimu wavuga ko kuba iyo ngingo wayihera ukavuga ko ikuzimu ari hejuru, Satani ashobora kuba akorera munsi ariko akohereza. Reka dutanga ibindi bimenyetso Efeso 6:10 kuko umuyobozi mukuru ni iki gitabo. Abantu bazabyitoze nge n'abakristo b'iwacu tumaze kubigatoza. Umuntu narababwiye uti nanjye nimushaka kubona nagiye inyuma yacyo mwe ntimuzabyemera. Ni nayo mpamvu tuba mu matsinda menshi atandukanye yo kugira ngo babashe kuyoborwa n'iki gitabo bakamenya ko ari wo muyobozi mukuru utangiye ubahagarariye. Efeso 6:10 hakubwira iki? Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kuko tudakirana n'abambaye inyama n'amaraso. Uze gusoma n'abambaye, ahubwo dukirana n'imyuka ngitari munsi yacu, ni y'ahantu ho mu ijuru. Ni bimwe mu bitera n'umukristo gusubizwa tardivema cyangwa kererewe. Nuko ibyo urwana nabyo ntibiri munsi yawe, ikuzimu naho ngaho. So nusoma uwo bita Lazaro, ni umugani wo Kristo yabashije guca. Lazaro bwe ku giti cye ngo yarapfuye ajya mu gituza cya Aburahamu, ngo nyamutunzi nawe apfuye ajya ikuzimu. Yarabisobanuye yewe Aburahamu ubwira Lazaro akoze urutoki mu mazi antonyangirize ku rurimi kuko aho ndi mbabazwa. Igitonyanga kiba kiri bumanuke kigapasinga ku isi yari kugitangira. Nuko ahubwo ahisi aha mureba naho turi ntago haca mu isi. Oya ikuzimu rero naho ikindi kimenyetso. Oya buretse iyo ngingo ndabizi ko yakora commentaire nyinshi. Yesu yapfuye umunsi nyine azaducungura. Baravuga ngo yaramanutse agikuzimu, sibyo? Baramushyinguye kwanza, arangije ngaramanuka agikuzimu, akingurira abera ngarabazamukana. None niba bavuga ko yamanutse akagikuzimu nyine, urumva se nyine ikuzimu atari bitahagira munsi? Icya mbere ndi gusubiza hambonereho no kugira ngo abantu benshi babashe kubyumva. Ni naho bamwe uzasanga babashije niba ndi bubyite kuyoba cyangwa niba ndi bubyite gute. Iyo Imana ijya kukuvugisha ivugisha bingana n'uko utekereza. Akoresheje imvugo ngo theology ni ikiboneza mvugo cya Mwuka Wera. Yashatse kuvuga iki? Umuntu wese utabashije kugira ubumenyi bwa theology yawubeshyera. Theology irabikiboneza imvugo cya Mwuka Wera. Ukuvuga ngo niba ushaka kugira ngo Umwuka Wera uvuga ibyo yashakaga kuvuga, nuko ukwiye kwiga theology. Nayo mpamvu leta yashyizeho iyi ritime yo kugira ngo abantu babashe kamvuge kuho ibindi bibiri bitewe n'umwanya tuba dufite, dore ko mwambajije byinshi ubutanzagerageza kwakserera mwihute. Okay, twavuze yuko intumwa ikwiye kuba ifite umwuka uri hejuru. Intumwa yubaka itorero igendeye ku mibereho y'intumbero y'itorero ry'intumwa rya Eglise locale. Tuzayisobanura ryari itorero rimeze gute, tuzabisobanura. Icya kabiri, intumwa igira ubuzima bw'indengakamere bwihariye butari ubumenyerewe. Nzasobanura ubuzima butamenyerewe burangwa n'intumwa. Yes, chuti bakunzi biyobokamana TV turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira. Uyu muntu ntabwo ari mushyashya kuyobokamana TV kuko dusanzwe dukora n'ibiganiro. Agiye gusubukura ikiganiro twatangiye gifite umutwe uvuga ku bintu bijyanye cyangwa ibintu 12 biranga intumwa. Nibyo rero tugiye gukomeza. Bishize
twavuze kuri bibiri n'ubundi tugiye gukomeza rero muri buze kunyurwa cyane twabonye komanteri zanyu byaradufashije cyane gutuma dutegura ikindi neza ndetse na bimwe mu bibazo mwagiye mubaza turi buze kubisubiza birimo bya Tofeti n'ibindi nkuko yari yabivuze mu gice cya mbere asobanura yuko itofeti mu Butaliyani atariho havugwaga muri bibiri arayibuze kubihera habisubiza ariko reka tubanze tumusuhuze mwiriwe neza pastor mwiriwe byo turanezerewe kandi turishimye kuko iteka duteye iteka ngo twongere tuganire ku byanditswe byera n'imbaraga z'Imana amakuru turaho turashima guma mu rugo itumereye neza ibamereye neza wabo ni byiza cyane kubahiriza amabwiriza ya leta ni ngombwa dore yuko ari inyungu zacu kuruta undi muntu dukwiye kumva ko ari inyungu zacu kuruta yuko twabyumva nk'ababidutegeka ariko buriya nk'umuntu w'umukristo utubahiriza amabwiriza ya leta buriya cyo si icyaha nkamwe wenda bakoze b'Imana na Bibiliya bisobanura yuko tugomba kumvira abatuyobora kuko nta n'ubuyobozi butava ku Mana. Ikindi cya kabiri uretse no kumvira amabwiriza ya leta ndi gukoresha imvugo ngo ni inyungu zacu bwite. Bibiliya iravuga umunyamakenga iyo abonye ibibi bije warabyirinda rero ukwiye kuba umunyamakenga iyo wari mu Kristo by'umwihariko ukwiye kuba ufite indangagaciro za Kristo. Niko bimeze pastor uratangira wibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tuzanye kuri kamera z'iyobokamana TV nubwo atari ubwa mbere twakiriye ariko utangira ubibwira. Nitwa Kuradusenge Jean de Dieu ndi umushumba mukuru wa The Holy Israel Church ni itorero rikorera hano i Kigali muri Nyarugenge Nyamirambo. Rimwe turi kuganira kuri gahunda igihugu cyacu kivuyemo mu minsi yashize navuzemo nemera kuzatanga ibintu 12 nuko mwari muri kubimbwira nemera kuzabitangira ndabitangira mufiteho igice cya ibintu 2 bibanza tugambirira kuzakomeza iyo nyigice uri kuvuga ngo inyito ni ikora umurimo umurimo ni ukora inyito ntago inyito ari ikora umurimo kuvuga ngo iyobokamana niyo nigeze nkoresha iyobokamana ikigira iyobokamana si uko mubyitwa ahubwo ni imirimo mukora mu iyobokamana iyo mirimo muramutse mwiswe iyobokamana ni mutange ibikorwa byanyu cyangwa ibiganiro byanyu bikaba bitari iyobokamana iryo zina riba atari iryanyu ministeri ibiriho ifite ibintu igomba gukora ibyo bintu niwe witwa ministry wiki hari imirimo ibiriho kuko niyo uwo mu ministry aramutse adahari undi muntu cyangwa akava cyangwa agapfa n'undi wabashije gukora ya mirimo n'iryo zinahabwa nari nshatse kuvuga yuko imirimo niyo yonyine ibasha gutanga inyito imirimo itanga inyito ntabwo inyito ari iduha imirimo yego niyo mpamvu turi kuvuga intumwa tukavuga imirimo ikwiye kuba ikora cyangwa ibyikora ibyo igomba kuba yujuje rero ibyo bintu nibyo bitugira intumwa ntago izina hanini ari ryo ritugira intumwa ariko ku makomanteri atandukanye twabashije gusoma twavuze hejuru gato y'itofeti barahambajije cyane nabonye abantu bavuga bati mwavuze yuko ngitofeti ari mu Isiraheli ati kubera hari umusozi witwa Tofeti mu Butaliyani ngo uri gushyingurwaho bano bantu bari kuzira icyorezo akavuga ati ni byari byaranditswe byarahanuwe byari byaravuzwe muri Bibiliya babivugaho rero uburyo bwinshi ngira ngo wahera kuri icyo wenda kuyo komante ubwo nawe wayibonye noneho tukaza guhita tuza gukomeza ndasubiza komanteri ebyiri abandi nabo nizo nabonye ziriho challenge ebyiri cyangwa 3 abandi zo babazaga abandi nabashije kuzisoma ni byiza yuko abantu bandika kugira tubashe kumenya uko batekereza n'umugambi wabo nagerageje kubasobanurira muri Yosuwa 15:8 hagerageza gusobanura itofeti ni hehe aho harabisobanura noneho twaje gusoma Yesaya 30 ni Yesaya 30 ko bumvishe Yeremiya cyangwa ni araho navuze mvuga ngo ni Yeremiya ni Yesaya 30 Yesaya 33 hagerageza kwerekana itofeti ni hehe nabahaye Yeremiya 19:14
ariko by'umwihariko mwibuke ko twari turi kuri Yeremiya 7:32. Iyo mirongo yose nagerageje kubereka Itofeti ni hehe. Uyu nguyu usuka atasobanukiwe, ahubwo yarabajije ngo mbese niba Itofeti habashije kuvugwa no muri Israeli hari icyorezo, ngo nukubera ikinga iyo misozi itahura. Nababwiye ko hari ibintu umuntu yitaho, nagomba kwitaho kugira ngo confirming ibintu. Ni nayo mpamvu gushize ubimbaza wabanjije kubimbaza mbanza kukubwira ko nzabisubiza mu kindi gihe. Hari ibintu umuntu yitaho byitwa kwibaza ibibazo byose bishobora gukomoka kuri ninde uvuga, ninde ubwirwa, ninde byose ukabyibaza. Warangiza ukajya kuri etape ya kabiri ivuga ngo ninde ubwirwa. Ibyo byose urabyibaza, warangiza ukajya kuri hehe, warangiza ukajya kuri ryari, ukajya kuri kubera iki, ukajya kuri gute. Ibyo byose ni ibintu umuntu yibaza kugira ngo abashe gukonfaminga. Rero sero ya Bibiliya n'icyo Yeremiya yavugaga twarabibonye. Urubanza Yeremiya yararufitanye n'abayuda baguye cyangwa Abisiraheli. Ngerageza gusobanura icyo kintu. Rero kuba imisozi yitiranwa ntabwo Imana ifitanye urubanza n'itari, yari rufitanye na Isiraheli icyo gihe. Rero kuvuga ngo ku imisozi iri guhura ngo kandi naho hari icyorezo ngo kubera iki bitahura, ibyo biba ari mechanisme de defense zo gushaka kwirengera. Naho ubundi nasubizaga ukuri kwa Bibiliya yuko aho Yeremiya yavugaga, kandi sinari ndi kubisubiza mfite umushinga wo gusenyura wigishije avuga ko ubuhanuzi bwasohoye. Nge nkunze kumva Imana, simpwe Imana yanjye ko nyemezwa n'ibimenyetso. Kwemezwa n'iki pastor? Imana yanjye kuvuga ngo ibimenyetso nibyo biyinyemeje. Imana nimenyera mu kwizera. Iyo wizeye Imana ni bikwiye kuvuga ngo kugira ngo menye yuko ariyo ngo nkeneye ibimenyetso. Ariko by'umwihariko umuntu ashobora kunyumva ngo none gutandukanye n'abayuda. Bibiliya niyo yavuze ngo abayuda bimezwa n'ibimenyetso, ariko abagira iki bakemezwa n'ubwenge. Niko Bibiliya yabashije kubivuga. Abayuda impamvu ni igihe bari barimo, ariko Bibiliya irongera ikabisobanura. Igihe cyose uzakenera ibimeze nk'ibyo, ibitangaza, ni ibyo batizera. Iyo wamaze kwizera ntabwo haba hagikenewe. Wenda utararenga aho pastor, ejo ni mugoroba twarimo tuganira ku bintu nk'ibyo, twasaga n'abakora deba nubwo kujya impaka ku bintu by'Imana burya ngo ni critique cyangwa ntabwo byemewe. Kandi koko ntabwo byemewe kuko byarangiye imitwe ishyushye. Tubonye yuko umuntu utizera Imana, udafite kwizera, burya bigoye ko yuko yagira n'Imana, kuko Imana burya formule yayo iri mu kwizera. Nako kuri utizera Bibiliya yarabisobanuye ngo utizera ntibishoboka yuko ayinezeza. Hano aho utizera uretse no kuyinezeza ntiwanabyemera kwibaho, ntiwabyemera. Ariko ngewe sinjya mvuga yuko ngiye no kutemera mbyita kwemera. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ibidirimwe ubusa ibiri mu mwuka no kutemera burya biba ari ukwemera. Ntabwo biso amona wenda wagasoba kutemera. Uko kutemera nabyo mbyita kwemera. Kubera ko ibido burya ntabwo ibirimo ubusa, indani haba harimo umwuka. Mbone no kubibwira abantu bamwe, nubona umuntu akubwira ngo nuko ngo ntabwo yemera Imana, aba afite ikindi yemera. Kuko no kutemera ukwabo ibyo bipfunditsemo kundi kwemera. Ashobora kutayemera ku mpamvu z'ibyo yashakaga, ariko uko kutemera byitwa kwemera. Nicyo nabivugaho, nkuko ibidi mvuze ngo itaba mu busiba mu mwuka, nacyo gituma mvuga yuko nuko kutemera bibyara ukundi kwemera. Niyo mpamvu mu byiciro by'abantu habamo abati. Uko kutemera abafite ibindi yemera. Uzasanga abate benshi yemera environment arimo, akaba ariyo yemera, akaba afite ikindi kintu yemera. Uzasanga yemera. Kutemera nabyo no kwemera. Nicyo nabivuga. Okay, reka wenda urumva ibibazo cyangwa ku topic runaka. Hari ikindi cyabajijweho cya kabiri. Uza gusoma harabagwamagaye, even nanjye harabampamagaye. Hari n'umuapotri umwe wampamagaye, ndumva yarakoresheje ibyakozwe n'intumwa, ngo ni kangahe yambwiye gusoma. Menya yaragiye gukoresha ibyakozwe n'intumwa 4:13.
arambwira ngo uyibeye yuko Petero ngo kuri ya point ya kabiri ngo Petero na ba Yohana ngaho bari ngo batangajwe nuko batigeze biga, ariko akwiye kwibuka munsi uko havuga ngo bibutse ko babanye na Yesu, kandi babanye nawe ugabigisha na Yesu batamuhingira, babanye na Yesu batamwuhagira, babanye na Yesu. Kubana na Yesu utazi ko Yesu Kristo ari we mwarimu mukuru yaba ari ufite ikibazo. Niyo mpamvu bitwaga n'abigishwa imyaka 3 ntabwo yari mikeya, imyaka 3 bicaye barasomye ahubwo byatari bari kwiga. By'umwihariko ku badukurikiye baduteze amatwi, ndaza no gusobanura ku kindi kintu undi muntu yabajije yaciye mu gikari, akatubaza ngo mbese buri ntumwe yose ibashije gushinga itorero. Nindamuka ndangije kwigisha kuri uyu munsi agasanga icyo kibazo kigifite, ndumva naza kugisubiriza muri ya role ya rya torero. Nihuse rero twavuze hejuru y'ikintu cya mbere kiranga, twagerageje gusobanura intumwa, tuvuga etymologically yaryo cyangwa iryo jambo aho rikomoka, twarabisobanuye. Tuvuga yuko ari ijambo rikomoka mu Kigiriki rivuga kuba uri envoyé cyangwa mu cyo twita mission, boherezwa. Twagerageje kubisobanura, ariko tuvuga ibyiciro by'amadictionnaire abiri. Nabonye uwakoresheje ya dictionnaire nari nababwiye iyo bitaga Internado, iyo dictionnaire igendanye n'icyo bita internote cyangwa internado, bitewe naho n'icyo yabashije gukoresha. Naragerageje kubisobanura. Iyi dictionnaire iyi specializa ku ntumwa 12 zonyine. Nababwiye Grise imwe yo muri France yabashije gukoresha iyi dictionnaire, igira n'ikibasha kuvuga hejuru y'izo ntumwa 12. Igaruka ku ijambo cyo twise dicopedia. Dicopedia twavuze ko ari cyo bita image. Image nicyo bagendeyeho, bivuga ngo kuba ari umuntu wabashije kubona Kristo. Ariko kubankurikiye niyo point ya mbere twagize. Ikintu cya mbere gikwiye gutuma umuntu aba intumwa nuko aba yarabonye Kristo. Twakoresheje urwa mbere rw'Abakorinto 9:1 havuga ngo mbese nge sindi intumwa ngo sinabonye Kristo. Paulo kugira ngo nawe abe intumwa, nagerageje kubasobanura ko Paulo ari intumwa ariko atabashije kubonana na Kristo visa. Nikingenzi yuko abantu babyumva uko, ariko dushinzwe kuvuga ntidushinzwe kwemeza. Hari igihe abantu bakunze guhangana no kwemeza. Oya, role yacu ni ukuvuga. Umurimo wo kwemeza ni uwa Mwuka Wera. Niki rero nshatse, Paulo ntabwo yabaye intumwa, ngabe intumwa bitewe nuko yari ari muri za zindi Kristo yabashije gutoranya. Oya, ntaga yari arimo, ariko ni intumwa. Ariko yatanze ubusobanuro nawe ikimugira intumwa. Yaravuze ngo nanjye ndi intumwa bitewe nuko nabonye umwami Yesu. Nimusoma mu gitabo cy'urwa kabiri rw'Abakorinto 12, muraza gusuhera rimwe wenda mugeze 3. Uravuga ngo nzi umuntu wo muri Kristo Yesu wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya 3, ngo haciye imyaka 14 ngari mu mubiri simbizi, atari mu mubiri simbizi bizimana. Agerageza gusobanura Paulo ni intumwa nawe bitewe nuko yabashije kubona umwami Yesu. Ariko pastor utararenga ntabwo nguciye mu ijambo, uvuze ijuru rya 3. Ubona amajuru nanga wenda ntabwo nguciye, urahita uhagaruka. Ntabwo nshaka ko dutato kuko iyo topic ndabizi ko yaba ndende, ahubwo ariko uvuze ngo yazamutse akajya mu ijuru rya 3. Amajuru nanga baba bavuze ikuzimu, bavuze n'isi dutuye, banavuze ijuru Imana ituye, ubwo baba bigenze gute? Ubundi uwo bita Galileo yaje gupfa azize iki? Yazize kuvuga ijambo rivuga ngo la terre tourne du soleil. No kuvuga ngo kisi basha kuzenguruka ikazenguruka. Ijuru rya mbere ni isi tubamo. Isi tubamo ntagera ari isi teretse. Nubwo ubona twicaye hano gutya, ntago inuki duturunana nayo, irazengurutse irirukanka. Iyo rero niyo ibarwa nk'ijuru rya mbere. Ijuru rya kabiri niho bita ikuzimu. Ikuzimu ntago ari munsi yacu, ikuzimu ni hejuru yacu. Nuko ibitekerezo by'abantu benshi bikunze kumva yuko ikuzimu ari munsi, ariko ikuzimu ni hejuru. Ikimenyetso Daniel 10:12 haravuga ngo yewe Daniel mugaragu w'Imana ukundwa, umunsi wa mbere usenga kowe kwarumvishwe, nuko marayika azana ibisubizo. Uze gusoma aho ngaho ngo azanye ibisubizo, ngo umuzimu utwara iki? Ubumedi n'ubuperesi
arantangiye. Uwo muzimu utwara ubumedi n'ubuperesi wamutangiriye iyo aza kuba ikuzimu ari munsi ya Daniel ntaho bari guhurira, ahubwo ikuzimu ni hejuru ya Daniel. Ibindi bimenyetso, none se kuba ikuzimu wavuga ko kuba iyo ngingo wayihera ukavuga ko ikuzimu ari hejuru, Satani ashobora kuba akorera munsi ariko akohereza. Reka dutanga ibindi bimenyetso Efeso 6:10 kuko umuyobozi mukuru ni iki gitabo. Abantu bazabyitoze nge n'abakristo b'iwacu tumaze kubigatoza. Umuntu narababwiye uti nanjye nimushaka kubona nagiye inyuma yacyo mwe ntimuzabyemera. Ni nayo mpamvu tuba mu matsinda menshi atandukanye yo kugira ngo babashe kuyoborwa n'iki gitabo bakamenya ko ari we muyobozi mukuru utangiye ubahagarariye. Efeso 6:10 hakubwira iki? Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi kuko tudakirana n'abambaye inyama n'amaraso. Uze gusoma n'abambaye, ahubwo dukirana n'imyuka ngo itari munsi yacu, ni y'ahantu ho mu ijuru. Ni bimwe mu bitera n'umukristo gusubizwa tardivema cyangwa kererewe, nuko ibyo urwana nabyo ntibiri munsi yawe, ikuzimu naho ngaho. So nusoma uwo bita Lazaro, ni umugani wo Kristo yabashije guca. Lazaro bwe ku giti cye ngo yarapfuye ajya mu gituza cya Aburahamu, ngo nyamutunzi nawe apfuye ajya ikuzimu. Yarabisobanuye yewe Aburahamu bwira Lazaro akoze urutoki mu mazi antonyangirize ku rurimi kuko aho ndi mbabazwa. Igitonyanga kiba kiri bumanuke kigapasinga ku isi yari kugitangira, nuko ahubwo ahisi aha mureba naho turi ntago haca mu isi. Oya ikuzimu rero naho ikindi kimenyetso buretse iyo ngingo ndabizi ko yakora komentari nyinshi. Yesu yapfuye umunsi ngire azaducungura, baravuga ngo yaramanutse ajya ikuzimu, sibyo? Baramushyinguye kwanza, arangije ngaramanuka ajya ikuzimu, akingurira abera ngarabazamukana. None niba bavuga ko yamanutse akajya ikuzimu, nyine urumva se nyine ikuzimu atari bitahagira munsi. Icya mbere ndi gusubiza hambonereho no kugira ngo abantu benshi babashe kubyumva, ni naho bamwe uzasanga babashije niba ndi bubyite kuyoba cyangwa niba ndi bubyite gute. Iyo Imana ijya kukuvugisha ivugisha bingana n'uko utekereza. Uwo bita uyu bita Yosuwa avuga ngo yewe nona umva wazuba we hagarara, mayindi ye n'ibitekerezo. Iyo Imana igiye kugukoresha ntishobora kugukoresha bisumbye uko watekereza, igusura bingana n'uko watekereza. Imana yamenye yuko none se ubu uyu munsi aho ugeze mu bitekerezo, Imana yumvira Yosuwa yahagaritse izuba yahagaritse isi kuzenguruka, ntabwo yahagaritse izuba. Ariko mayindi ya Yosuwa nicyo nshatse ko Imana ijya gukoresha umuntu no kumusura, akenshi gusura bingana n'uko utekereza. Kandi nibyo wari uri kuvuga, nubwo nabonye umwanya wo kujya muri byinshi, amagambo menshi abasha gukoreshwa si ubutumwa bwiza. Ari nayo mpamvu mu minsi yashize nabonye wari uri gukora research ku bigendanye ngo na Bibiliya, atanga research ari kuvuga ngo iyi Bibiliya ngo ntiyuzuye ngo bitewe nuko hatarimo ngo urwandiko rwa Yuda Sikariyoti, atanga reference y'ibintu byinshi bitandukanye agendeye kuri buriya bushakashatsi bw'1886 bwakozwe n'Abafaransa bari kuvuga bagatoragura ngo izindi nyandiko muri ziriya mva z'abantu bari bakomeye. Icya mbere wenda nanagisubirizeho hano, iyo umuntu agize umugisha nta wamenya impamvu bwo Mwuka Wera ashobora kukuyoborera muri iyo nzira. Kuvuga amagambo asa nkayo yavuze ahereye ku gihe ku byo babashije kudekuvura, ahubwo abo badekuvuraga bari abami b'abantu bari bakomeye, bari bamiki. Ntabwo ingoma y'i Babuloni itangirira kuri Constantine. Oya, biriya ntabwo ariho yari yatangiriye. Muza amateka yo bita Antiochus Epiphanes yakoze amahano menshi cyane. Byasaba ngo dusobanure filozofi y'ubugineso, tugasobanura n'icyo bita abo bitaga Abanikolayiti n'ibintu bisa nk'ibyo ngibyo. Ariko n'iki nari nshatse kuvuga, ubwo icyo kiziyemo gutya, ariko reka niyeranje nacyo mveho gisubisho gatoya. Ni ibintu babashe gusanga mu mva z'abantu bari bakomeye. Byari ibintu ki niba bari gusoma nawe
niyagirirwa umugisha wo kuzumva ibi narindi kuvuga nabishaka dutanga nomero nyuma yaho azampamagare tubashe gusobanura byimbitse nyuma y'aha ngaha. Nimva z'abantu bari bakomeye, mu bantu bari bakomeye bari bafite agaciro ntago zari intumwa. Izo zari ziciriritse, zari ntoya, kandi ibitabo byose ajya mu bushakashatsi verifi arasanga ibyo bitabo bakoresheje icyo bita carbone 14. Ni ibintu babasha gufata iki gitabo, izi nyandiko iyo bakoresheje iyo nzira bamenya igihe byabashije kubera. Ni ibitabo byose nta na kimwe azasanga atari icyo mwijana. Icyo gihe rero cyo mwijana nta intumwa yabashije, ibitabo babashije gukonfaminga iki gitabo cyo bita ngo kubera icyo ubutumwa bwiza ngo ivanjiri ngari bine bagendeye ku ivanjiri y'uwo bitaga Yohana. Kuko igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ni igitabo cyabashije kuboneka hagati ya 95 n'96 avuye ku kirwa bita Ipatimo, akava Ipatimo. Mu kuva Ipatimo yahingukiye aho bita muri Efeso, itorero ryari ryaratozwa agaciro ku bwami. Paulo yari yararitinzeho kubera isheke yari yaragize mu itorero ry'Ikorinto. Ni itorero rero yabashije gutunganya ku gipimo cyiza, ku gipimo gishimishije, bituma Yohana avuye ku kirwa Ipatimo ari haruhukira. Ubwo yahise akiharuhukira yanditse urwandiko rwa mbere rwa Yohana, nibwo yarwanditse. Arangije urwo rwandiko rwa mbere nibwo hariho ibintu byinshi bigendanye n'ihakana rya Yesu Kristo. Yohana ubwo buzima yabubayemo niyo yari intumwa ntoya, nibwo yahise yandika ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Nicyo gihe bwabashije kubwandika. Ubwo bwa Mariko bwari bwaranditswe hagera muri 70. Ubwa Yohana nicyo gihe bwahise bwandika. Noneho ubutumwa bwose babashije kwakira nk'ivanjiri nyuma y'uwo bita Constantino, ku gihe cy'umwami wo bitaga Theodosius, ku nama ya Yohane yabashije kuba muri 325 ikamara icyo cyumweru. Babashije kwirefera ku butumwa bwa Yohana wabanye nawe. Uyiye mpamvu abandi bose iyo bajyaga kwandika bavugaga bashaka mechanisme de defense. Ndakoresha nk'urugero rw'ivanjiri y'uwo bita ya Yuda. Yuda Isikarioti wabashije kugambanira Yesu, iyo yo bayireje se hakiri kare. Abari bayizanye mu mwaka wa 200. Bibutse yuko uko icyo gihe mu gukusanya ubwo butumwa babashije kwirefera ku butumwa bwa Yohana. Niyo ntumwa yonyine. Umuntu rero wabashije gushaka kunyuranya nawe wari uhibereye, wari uri kuri tere. Ibyo byabashije kurejetwa. Kuko imiryango imwe yagiye ishaka gukora mechanisme de defense ikubushaka. Nka famille ya Yuda yashatse uburyo ibasha kumurengera. Igiye kumurengera famille ya Thomas bakabanga ariko ibintu bihame gutya, bakubaka ibindi bintu bishaka kumurengera. Kuko ubutumwa bwinshi bwajyaga kwandikwa buturutse mu mwimerere w'uwo muryango. Rero byatumye ubutumwa bwose bwabashije kwandikwa bugomba kwirefera kuri Yohana. Biturutse kuki? Ubutumwa bwa Yohana wumvisha igihe yabwandikiye, niwe wenyine wanditse muri iyi generation. Hari uko bicaga intumwa niko bashakaga ibindi bintu bishinzwe gusenya icyo bitaga ubugineso. Yohana arabisobanura, wenda nituba turi kuvuga igitabo cy'ibyahishuwe nibwo byadusaba ngo tubisobanure. Yohana arabisobanura ngo mwirene data ntimuyobe. Mbese inyigisho filozofiya y'ubugineso yari filozofi imeze ute? Ivuga yuko ikintu cyose cyambaye umubiri kitaba cyiza. Bakwiye kumenya ko ari wo mwimerere w'iyo filozofi. Yavugaga ko ikintu cyose cyambaye umubiri kitaba cyiza. Yari inyuma yo guhakana Yesu Kristo. Wibuke yuko Kristo yashinze itorero. Hari igice kinini urwandiko rw'Abaheburayo mubasha gusoma muri Bibiliya rwavutse harimo igice kimwe rufite speciality yo gushaka uburyo bagarura abayuda bari guta Imana ku mpamvu zo kwicwa n'ibintu byinshi bitandukanye byari biri kubabaho. Ku mpamvu zinda hari abantu bavagamo bakajya ku ruhande bakajya gushyigikira. Ibitabo byinshi abantu benshi bireferaho by'icyo gihe ni ibitabo by'abami bari bakomeye. Ntabwo intumwa zari abami, ntizari zifite agaciro ko kujya gushyingurwa mu mva za cyami za ruguru ya Siriya. Aho rero byari ibitabo byari bishinzwe gusenya. Gukoresha ibi bitabo rero ukabikoresha ngo kubw'ubushakashatsi bwabashije gukora, uzanyereka igitabo na kimwe kibasha kuba cyarabayeho uretse igitabo babasha nikiye gitabo ni ivanjiri yo bise ivanjiri ya Tom.
ni Tomasi, ni Vanjiri ya Tomasi. Sinzi niba ariyo yabanjije iyo vanjiri muzaverifiye bazakubwira yuko yanditswe noneho na Kristo atarabaho. Iki ni ikimenyetso kikubwira ngo wari umushinga wo kuba barangije gutegura ibintu bikwiye kuzasenya ubwami bwa uriya muntu rero wavuze yuko Bibiliya ituzuye n'ibiki ngira ngo yayobeje abantu rero ahubwo yarabangije gusa nabashije nanjye nahamagawe n'umwapotiri umwe arambaza ngo mbese Jado biriya bintu rabivuga yi ndamubwira ngo nyine niko ibitekerezo bye byanganaga ashobora kubivuga ari impamvu z'ubumenyi yari afite ariko simvuze yuko hari icyo bita specialisation ya meliora qualité na quantité. Si tureka mbabwire mwebwe abanyamakuru nibiba byiza mutwumve mbere yo kushaka kuvuga specialize mu itangazamakuru natwe twispecialije ku musozi w'idini nimujya gukora ibintu mutubaze mwumve yuko byanatunaniye mujye kubishyira public muvuga ngo twagerageje no kubabaza barayobirwa nimugabo rero mutatubajije ngo mwumve yuko twabuze ubusobanuro bwabyo gukora umushinga munini wa advertisement yo gushaka kugira gutera kandi abanyamakuru mukwiye kwibuka ko mwongera mukagaruka mukaba abakristo bacu mukwiye kugibuka muragaruka mu bunyamakuru bwanyu imisozi iratandukanye n'imisozi 7 umusozi wa journalism ukwiye kwibuka ko ugaruka kongera kuba abakirisitu ahubwo ukabanza ukabaza pasiteri wawe mbere yuko bikonfaminga ngo uvuge ngo nabisanze ngo bituzuye criteria yatumye batabasha kubyakira nkoresheje nk'iyo nyandiko ya Yuda barayijereje se nkoresheje inyandiko zitandukanye nagenda uwampaye umwanya nagenda nsobanura ntabwo bari bwasepte inyandiko yiswe kari inyandiko Ivanjiri ya Petero ntabwo iri bwemerwe kubera iki Petero yapfuye muri 67 iyo vanjiri bavuga ko yayanditse mu ijana kandi numwe yari iriho yonyine mu ijana ni Yohana yonyine. Icyo rero aba ari ikimenyetso upanga umushinga akajya agira gute bagerageze ariko bumvuze nkanjye nawakwiye kujya kuverifia niba ibyo twavugaga ari ukuri. Okay, pastor ufite amagambo y'ubwenge cyane wenda tuzajya tugenda tunabigarukaho abakristo babashe gusobanukirwa kuko natwe dukora iyobokamana nyine wenda na ubivuga gutyo nawe ibyo akora hari gihe babimwemerera ariko wenda abakristo bakaza gusobanukirwa wenda kuyobokamana bakabasha kumenya bahari twavuga byinshi urumva ari byo nakubajije ubwo dufashe kikuzimu ari hejuru y'isi reka wenda ntanga iyi reference kuko ubuyobozi bukuru ubu bwa Bibiliya nigeze mvuga ngo nubwo isi igeze kure ariko iriya nikotimwe buri gitabo cyose gifite uko bakivuganuga ku mpamvu z'isi ariko buri musozi wose igira bawupfira natwe dukorera ku musozi w'idini twitegura kuwupfira gupfa tuzize ibyo twavuze kuko umugabo nyamugabo n'upfira icyo yemera n'upfira icyo yemera akabasha ngewe nkiri muto nari nzikomeshake Saduraka na Bedenengu icyatumye babasha gupfa ari ukubera impamvu z'Imana gusa zari n'impamvu z'uko ariko bemera niyo mpamvu babwiye umwami ntibari bazi ko bari bukire bamubwiye ngo Imana dukorera ibasha kudukiza ariko naho yabyihorera nta mpamvu nukuvuga ngo bakekaga ko yabakiza cyangwa ntibakiza ariko bayifitiye icyizere rero nusoma mu Batesalonike bashagerageje gusobanura ibyo abapfuye ntarangiriza aho wenda bikaba ibindi havuga yuko abapfuye bazatubanziriza kubona Kristo cyangwa kumva Imana nta kindi kizabitera baba mu rya gatatu abapfuye bemera Imana niryo rya juru rya gatatu Yesu ku musaraba yabwiye igisambo ngo turi bubane muri paradiso nyuma yo kuzuka kwe yabashije kwigaragaza kuri babandi bigishwa kuri babandi bari barapfuye bamwemera abo rero bategereje Kristo kuturusha kuko twe turahuze nta kindi cyo bategereje Imana bari rero mu rya gatatu akiza bategetswe kumubona mbere yabo ko uri mu rya mbere wese abayahudi bavuga amajuru 7 ariko Bibiliya itubwira amajuru 3 Imana iba hejuru yayo majuru yose uri kuvuga Imana Bibiliya icyo bise ahantu Imana iba nuko nye nawe tutabaye tuhazi ariko icyo nzi ni kimwe muri aya 3 yose nta na hamwe iri Imana iri mu ijuru ikongera ikaba muri twe
kandi ahantu izatujyana mboneraho no gusubiza n'abandi bantu bafite kwemera gutandukanye. Aho Imana izatujyana niho tuzita mu ijuru, kabone niyo yaba ari ahandi hantu mwebwe mumenye ko aho izatujyana aho iri ngo natwe tugomba kuba niho hitwa mu ijuru ry'Imana. Aho iri niho tugomba kuba. Singendere kuri aya majuru uko ari arindwi n'uko abayahudi bayavuga, sindi buyagendereho kuko n'izindi siyanse zitandukanye. Ngewe nemera yuko ahantu Imana iri n'abavuga ngo iyi si nizahinduka ngo nurangiza ngo tuyibemo, ubwo tuzayibamo yarayihinduye. Kandi ntago ijuru riramutse ryiswe Kimisagara rikitwa Nyamirambo, Imana izaba ifite uko yahagenjeje hitwa mu ijuru. Aho hantu ahubwo duharanire kuzajyayo, ntawe uherukayo. Iryo juru ry'Imana ni iryayo, uretse visite tubasha kugira ikakujyana, ariko ntikubwira ngo ni muri iyi karitsiye. No, abantu bajya ikuzimu bakaza batuga ngo bavuye ikuzimu, ngo baramanutse, ngo bigenda gutya. Icyo nyita rugorizasiyo. Impamvu nkunze kucyita rugorizasiyo, nanjye nigeze merutse kujya gukora igiterane mu gihugu cy'abaturanyi kimwe hano hakurya. Noneho ngezeyo nari butangire kwigisha ku wa kane, masanga umuntu watangiye ngo ku cyumweru yari ari gusobanura ibigendanye no kugikuzimu. Nahasanze abantu benshi bakubise buzuye, barangiye baramwanga ngo ubugira ngo saba ni benshi, ngejo hari abantu benshi cyane ngo barenza ahanganda. Ndabaza se ni kubera iki ko ngewe nari mfite pasiteri wanyu yari yateguye ko bazavuga hejuru y'ikuzimu, y'ikuzimu n'ijuru ry'abera tuzajyamo. Abantu kuba bagabanyutse niho ngo bashaka kujya. Ibibazo byinshi kuri kuzimu habonetse abantu benshi. Abantu bakwiye kumenya yuko kubaza gahunda y'amadolari nuko bigenda. Iyo bakwigisha amadolari uko bigenda babaha amazima, ariko yo muri mu kizamini bashyira amapfuye. Intoki zawe zamenyereye amazima, amapfuye yafashe urayumva. Abantu bakwiye kumenyera iby'ijuru by'iwacu, ibipfuye iyo bijuru urabireje tukabyuka. Nicyo nabivugaho. So narindi gusobanura gusa kuri iyo ngingo yitwa uzanyemo yo kugira ngo abantu babyumve uko bikwiye. Kuvuga ngo yamanutse yagiye kuzimu, akoresha Imana n'uwo nguwo yaramutse ko kariho yagiye. Ibitekerezo bye biba kuwagize umugisha wo kubonana na marayika, kuko mbizi mu nkurikiye siko mwese uwo mugisha mwawugize. Nanabisubize, sindi mutoya mu isi y'umwuka. Ntago marayika yavuga ubone iminwa inyeganyega. Mu isi y'umwuka ibintu byose biravuga, ariko uba wumva ijwi. Marayika yavuga ubasha kumva ijwi, ariko ubone atari iminwa ivuga. Ubwo ndi kuvuga abagize umugisha wo kujyayo, kandi icyo cyo ntitwajya kukiburana. Uwakiburana n'uwamubonye, ariko ababashije kumubona ibyo mvuze barabizi. So nari kuvuga yuko itorero ryubatse, icya mbere ukwiye kuba warabonye Kristo akagutuma. Kristo mutarabonanye ngagutuma, ibyo waba ugiye kugufata tukakugira intumwa ntago ari byo. Ukwiye kuba warahuye na Kristo akakwizera akagutuma. Intumwa ikwiye kuba yarabonye Kristo. Ni naryo bya jambo ryo twise Dikopedia ry'umwimerere ya Eglise ya Katolika yo muri France yavugaga. Icyo bita Dikopedia ivuga image. Kristo mukwiye kubonana akagutuma, kugira ngo ujye kuba ambasaderi w'umuntu, ukabasha kujya kumuvugira. Nukube uwo muntu aba mwarahuye akaguha inshingano. Natwe ibyo dukora uyu munsi twaravuganya duha inshingano. Aramutse mutarahuye uzagira challenge nyinshi, kandi numuhungiraho uzagira isoni zo kujyana raporo z'umuntu utaraguhaye akazi. Ni cy'ingenzi yuko mukwiye kuba mwarahuye akagutuma. Kandi tubonereho no kubwira abantu nibasoma mu gitabo cya Efeso igice cyaho cya 2:20, itorero rikwiye kubaka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Utabasha kubyumva yaba ari impamvu ze bwite, si yaba ari impamvu za Bibiliya. Ku mpamvu z'isa igenda igera, ariko itorero rikwiye kwibaka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Icya kabiri twabashije kuvuga, ndabivuga nihuse kuko ibyo twabyigishije. Intumwa ikwiye kuba yarize, ikwiye kuba yarize byanze bikunze. Ugeze ubisobanura utanga urugero rwa bavuga ngo ba Petero ntibize, utuvuga ko bamaranye imyaka 3 na Yesu.
intumwa ikwiye kuba yarize. Twagerageje kubaha verisiyo bibilike kandi abankurikiye benshi dore ko turi kuyoboka Imana bakomoka abenshi, harimo abenshi batari bakeya bakomoka mu macacizi atandukanye akomoka muri protesti cyangwa abaprotesta bakomoka kwa Martin Luther. Noneho nikwesa mabura amacaci iyo bavuze amacaci y'inzaduka iyo ni harabika rya system abantu baba bubaka. Ntabwo hajya umuntu wese udatsengera muri eglise y'inzaduka akaba atsengera mu icaci itari inzaduka nuwo nemera ubasha gusenga ryangombe. Naho umuntu wese usenga uvuga ngo Yesu nta wese asengera mu nzaduka, abe eglise catholique abe protesta abo wariwe wese asengera mu nzaduka. Umuntu udasengera mu nzaduka ni umuntu ubashije kuba asenga ryangombe kuko niyo itaradutse. Naho Christianisme yageze mu Rwanda mu kinyejana cya 16 ejo bundi. Rero nicyo gihe Christianisme yadutse kandi mbonera kuvuga kwiyongera kw'amatorero ntibivuga kwaduka, bivuga iterambere ryayo, kubera yuko muzirikane na televiziyo yahozeho yari y'u Rwanda yari imwe nayo ifite igihe yadukiye, n'amaradiyo wibuka ibintu byose bigira kwiyongera gufite icyo gupfana n'iterambere. Ntabwo biba biri kuvuga ngo aba bantu ngo basengera mu nzaduka kereka wowe umbwiye ngo nge nsenga ryangombe nibwo nemera yuko utabusengera mu nzaduka. Naho umuntu wese wakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwe asengera mu nzaduka. Okay. Noneho rero ibyo byari bibiri twavuzeho, reka tuvuge wenda n'ibindi bibiri kubera ko twari tuzi ko tuvuga byinshi ariko kubera hajemo ibindi kuzimu iki kandi nabyo ni ibintu abakristo bakwiye kumenya. Wenda ntabwo ari ugutandukira ahubwo hari igihe biba bimbiramo nyine bikaba ngombwa ko mbona umuntu ushobora kubigira icyo bitubwiraho nkamuhereza umwanya. Reka noneho icya gatatu n'icya kane nibyo dushaka uri budusobanurire ubu ngubu. Kanihute ngerageze kubivuga mu buryo bwihuse. Nari maze kuvuga uwo bita Martin Luther yakoresheje imvugo ngo theology ni ikiboneza mvugo cya mwuka we. Yashatse kuvuga iki? Umuntu wese utabashije kugira ubumenyi bwa theology yawubeshyera. Theology irabikiboneza imvugo cya mwuka wera. Ukuvuga ngo niba ushaka kugira ngo umwuka wera uvuga ibyo yashakaga kuvuga ukwiye kwiga theology. Nayo mpamvu leta yashyizeho iyi ritime yo kugira ngo abantu babashe kamvuge kuha ibindi bibiri bitewe n'umwanya tuba dufite dore ko mwambajije byinshi ubutanzagerageza kwakserera mwihute. Twiyerande dushake ko twavugaho ibindi bibiri twasize dusigaje wenda ikindi gihe tuzashaka umwanya twakserere twihute nubwo umusaruro wo kwihuta uba muke ugereranyije n'uwagenze buhoro. Ariko namwe mu bisobanure neza. Okay, twavuze yuko intumwa ikwiye kuba ifite umwuka uri hejuru. Iki ntabwo nza kugitindaho kuko mwamfashije kukivugaho. Umwuka uri hejuru bivuga iki? Reka dukoresha amagambo ari buboneke mu gitabo cy'Abaheburayo. Abaheburayo dusome 11. Haranditse ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa, nukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Wenda ndabandekeye aha. Navuze nshaka gusobanura iki kintu. Umwuka w'intumwa ukwiye kuba uri hejuru kubera za mpamvu za ya masi atatu mbashije gusobanura. Aha Bibiliya iravuga ivuza amagambo akomeye, kwizera no kumenya ibyiringirwa ko ari by'ukuri, ariko ndashaka mu ijambo rivuga ngo isi y'ibigaragara ikomoka mu isi bitagaragara. Intumwa nyantumwa ntabwo ibigendera ku isi y'ibiboneka, ibigendera ku isi bitagaragara. Ntabwo ihanga amaso ku isi y'ibigaragara, ihanga amaso ku isi y'ibitagaragara. Iyo niyo ntumwa ibikorera mu isi y'umwuka kuruta mu isi y'ibiboneka. Ubagerageje kureba inyuma yanjye gutya urabasha kuhasanga igicucu. Iki gicucu cyanjye Bibiliya hari uko yavuze kisi y'ibigaragara ni igicucu cy'isi y'ibitagaragara. Niko Bibiliya isobanura. Isi y'ibigaragara ni igicucu. Nukuvuga ngo nunasoma nawe mbona nonaha Bibiliya Yeremiya 1
kane nakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya nyoko, wavuye ahatagaragara uhinduka ahagaragara. Izi ntebe twicayemo n'iyi nzu ubwayo tubashije kubamo yakomotse ahataboneka ihinduka ahagaragara. Kubagira umugisha wo kwiga hari icyo bita monde des idées na monde réel, hari icyo bita nanone existence précédente essence. Ndakansobanure gato ku icyo kintu. Aya meza tubona aha yavuye mu mutwe w'uwayakoze, ayavana ahatagaragara ahinguka ahagaragara. Ni ukuvuga ngo yabanje mu mutwe ayatunganya gutya ngo tuzayashyireho ibi bikoresho byose, yari ari mu mutwe y'uwayakoze, ariko ayavana aho tutabona ayahingura ahagaragara. Niyo mpamvu umuntu witwa intumwa abaza agaciro k'isi y'umwuka k'ibyo abona hano bikomoka ahatagaragara. Niyo mpamvu umwuka w'intumwa uba hejuru. Impamvu uba hejuru akunze kuba atarebera ibintu aho abandi babirebera, abirebera mu isi y'umwuka. Ni nk'uko tuba turi gusoma mu cyo bita Abakolosayo 1:15 haravuga ngo niwe banze byo kwizerwa, ariko harimo ijambo rivuga ngo muri we nimwe byose byaremewe, ibiri makuru n'ibiri mikuru, ibigaragara n'ibitagaragara, ibyo tureba n'ibyo tutareba. Isi y'ibigaragara niyo tubasha kureba, ariko umwuka w'intumwa uba ukunze kurebera ikintu ahatagaragara, kuko mu isi y'umwuka nta accident ibaho. Oya, ikintu cyose ubashije kubona aha ngaha gifite inkomoko mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu uzanasanga abantu benshi batabasha kwita cyane ku isi y'umwuka, binatuma itorero uyu munsi ryarabashije gucika intege. Yohana 4:23 Yesu yarabivuze ngo igihe kizaza ngo abasenga data bibasabe gusengera mu mwuka no mu kuri, kuko bena nibashaka ko bamusenga. Iyo costume y'igihe cy'umwuka ko Satani ajya yerekana nka marayika w'umucyo, kubaza ibyanditswe niko bivuga. Satani ajya abasha kwiyerekana nka marayika w'umucyo kuko muko kwiyerekana azi igihe tugezemo kari icy'umwuka. Yagerageje gukora advertisement cyangwa publicity y'isi ye cyagiye cy'umwuka. Ubu n'abashinzwe kumurwanya muri twe dufitemo abantu babashije gutatira bajya kure, n'abashinzwe kumurwanya baramukorera, kuko we yamenya ko igihe ari icy'umwuka abasha kugisobanura. Abantu benshi mubasha kubona babasha gukorana n'ijuru rya kabiri, niho information ziri bugufi zikomoka nshingiye no ku bibazo wagiye umbaza. Amakuru ya mbere akomoka mu rya kabiri. Rero abantu benshi imitwe myinshi itandukanye ibasha gukorana n'irya kabiri. Ikimenyetso kikubwira ko isi tugezemo ari yasi y'umwuka. Ubu ntabwo ushobora kumbwira ngo uzaba netre bikunde, igihe tugezemo n'icy'umwuka. Uratunga uw'Imana cyangwa utunga uwa shitani. Byanze bikunze abantu birakwiye yuko babimenya yuko kayigezweho n'isi y'umwuka, ntiwaba netre ngo bikunde. Ari ikipe yakoze anterinoma idagira isoni zo kuvuga ngo umupfumu wacu yatubwiye. Ubu ntabwo bigiteye isoni. Kubera iki? Bazi yuko gukora anterinoma kwabo bidahagije, bafite ibindi bintu bizeye. Aba grand professeur kwiga gusa ukajya mu ishuri ukarangiza, ntibazi yuko bidahagije yuko uzahita ukomera. Bafite ibindi bintu bizeye. Abantu benshi, aba president batandukanye benshi bo mu mahanga ahantu henshi n'aha muri Afrika usanga bafite ibindi bintu bizera. Nagatanze ubusobanuro nk'uburyo Afrika yabashije guhinduka Afrika y'imizimu bitakabaye byakagenze gutyo nyuma y'igiterane cyabaye nyuma y'amezi 6 gani bashije kubona ubwigenge. Habonetse uburyo Afrika yabashije kwinjira mu isi y'imizimu. Ntabwo uyu munsi icyo nshatse kuvuga isi tusoreyemo n'isi y'umwuka. Ntabwo waba netre ngo bikunde. Nanabwira abacuruzi munteze amatwi, mbwira n'abantu bose mutabyitira ngo nibyo abapasteri no kubaka urugo kugira ngo usazane n'uwo mwashakanye. Ntabwo ari uko watojwe ubupfura ntabwo ibyo bihagije. Usabwa kuba ufite icyo wemera. Ugomba kuba uri uw'Imana cyangwa uwa shitani. N'abacuruzi baneze amatwi, ntabwo kurangura ibitambaro ukagura ibitenge ugashyira hariya ngo nuko ari byiza bihagije kubona abakiriya. Buzacyunda ukorana n'indi myuka aza n'imitateragire gute. Isi dusohoreyemo n'isi y'umwuka. Ni cy'ingenzi yuko ugomba kwahinguka ugakoresha uwawe. Kandi mbasasira inzobe n'umugabo ndi kubivuga ngo ni generation biriho no kuva na kera. Uwo bita Mose yahingutse muri Egiputa, yarambitse hasi ngo nihinduka inzoka. Igihinduka inzoka, Farawo yaraturitse araseka kuko we yakoranaga n'irya kabiri. Aribaza ati ubu urumva ibyo bintu ukoze
binkomvetse ku gitupimo mpomba amatafari nkagira gute, aramubwira uti icyo cyose sinyuzwe, tereka nkwereke. Yaguhamagariye ngo abakonikoni musome Bibiliya ngo bakoze inzoka imeze nk'iye neza, ahubwo Mose yaragiye guseba igitangaza Imana yamukoreye ni kimwe cyonyine, ngo yayindiye. Usome Bibiliya niko ibivuga, ngo yahise ikanjakanja bwa buyoka bwose, naho ubundi yarasebye ku manywa y'ihangu. Icyo yabarushije ni kimwe, nuko iya Mose ifite ubushobozi bwo gukanjakanja kwa tundi twose. Uyu munsi dufite abantu banakorera ku musozi w'idini nakagiye ntangwa reference y'abantu benshi n'abahanzi n'abapasteri n'abakibyinshi bitandukanye babashije gukorana n'irya kabiri, ariko sinabarenganya, nibyo bamenye, nibyo yakorewe. Ubu umuntu yakize bahita bavuga ngo aturutse ikuzimu kuko kize gusa bumva ko uturutse ikuzimu. Kubera iki? Yubatse izina yubaka mu mitwe y'abantu kukira agomba kujyayo, ariko igihe cyari kigeze ngo akaruta kandi kakamira. Kansubiremo, igihe cyaba kigeze ngo akaruta kandi kakamira. Kubera yuko iya Mose yariye za zindi zose, niko Imana yacu twamenye, niko kubaho kw'Imana kw'indengakamere. Nigera ku ngingo ya 6 ejo kuruwa isobanura intumwa ifite uburyo ibaho mu buzima bw'indengakamere. Nzabisobanura ningera kuri iyo ngingo nk'iya 6 nibiba byakunze. Nihuse rero nshatse kubabwira iki? Nshatse kubabwira yuko kuva na kera ndibuka umunyamakuru umwe yigeze amamagara, nari mfite umurimo hariya mu mujyi, aramamagara arambaza ngo Jadongo uravuga iki, nk'uko bari kutubwira yuko ngo Satani ngo itorero rya Satani muri rasaba ibyangombwa, ngo urabivuga iki? Ndavuga ngo bari bakwiye kubibaha. Arangira aramubwira ngo ye etire pasteur muzima uravuze ngo itorero rya Satani bikwiye ibyangombwa. Ndavuga ngo nge ndumva birikwiye. Arangira arambwira ngo kubera iki? Ndamubwira uti rero kuba ridahari sibivuze yuko tutagendesheje ridahari, ahubwo barihaye ibyangombwa twatoranye, twamenya abacu n'abatari abacu. Icyakora namusabye ikintu kimwe, uti batwemereye bakatwemerera bakajya baba hariya, kuko mu ngingo tugira twirinda kugira abo tubangamira ku mpamvu z'uko bemera. Ariko icyo gihe bakatwemera tugahangana, bakadusebya tukabasebya, byanatuma muva mu rungabangabo. Ubu dufite abantu tuzi ngo ni abakirisitu bacu, kumbi asenga kanaraguza ariko icyo gihe yamesa kamwe. Ariko rero icyo gihe byanankuraje. Reka mbabwire ikintu kimwe, icyo bita monopole ni iki. Uyu munsi uramutse unahagaze ukavuga ngo uwashitani ushobora kubura abantu, ariko turabafite abantu bamukorera ariko batabigaragaza. Ariko icyo gihe byabaye official, twamenya nabi. Ikindi byadukuza mu misengere. Yumva ijambo yavuze, yaravuze ngo dore abahanuzi ba Bali dore uko bangana. Arabasobanura, bari bageze muri 850. Aravuga ngo nanjye ndahari ndi jyenyine. Uti noneho nibazane abantu bavuye mu rungabangabo. Ibyo Yezebeli yari yaramanipiye abantu, abereka ko yari yaragabanyije ibishingizwa, agabanyiza ibishingizwa yongera ibigirwamana. Afata abantu, nawe wibaza abatambyi 850, wibaze kurya saa sita bafite n'imiryango yabo, igihugu bari baracyangije. Eliya arabanga isubisha umuriro irabiyo Mana. Ijambo Eliya byavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Wa munsi abantu bavuye mu rungabangabo, nyavuga ngo umwuka w'intumwa uba hejuru. Nicyo nashakaga kuvuga. Kandi ubwo buzima bw'umwuka w'intumwa uri hejuru, uyegereye aburekuriramwe abandi. Hari ukwizera kudasanzwe k'umwuka w'intumwa. Navuga byinshi kuba intumwa rero. Nimusoma ibyakozwe n'intumwa 22 muri buze gusoma ku murongo wa 14, 22:14 muri buhasange. Uyu mwuka Imana yiguhamagara, ngiguhamagarira kumenya. Hari ibintu Ananiya yari kubwira Paulo ngo Imana imuhamagariye kumenya. Umwuka w'intumwa uba hejuru. Nicyo sa nkaho nabivuga, ariko hari ikibazo kitatworoye. Nimusoma Abaheburayo 5:11 murangirize 14, ngo dufite byinshi byo kumumenyaho.
dufite byinshi byo kumumenyaho birenze uko twabibabwira ngo ariko murushaho gusubira inyuma ngo mugasubira mu bya mbere bikennye umumaro. Abantu bakwiye kumenya byinshi kuri bo ni abataba bakigishwa ngo kwihana n'iby'ibanze by'umubatizo, ariko umuntu arakizwa ukamusanga muri bwa buzima bwa kera ugategereza impinduka ntubashe kuyibona. Hari byinshi rero ukwiye kumenya mu Mana kugira ngo ubashe kuyigaragaza ukwiriye. Aho Pawulo yaje kuvuga ngo si njyewe uriho, ni Kristo uriho muri njye. Igihe kikagera twebwe twitwa ko turi ku musozi w'idini. Ubu umwe niwe kugeza ambwira ngo kanaka ariko ngo urabizi yuko ngabasha gukorera shitani. Ndamubwira ngo amukorere cyangwa arorere. Ubwo agikora ibimpiga ntacyo muvuzeho. Ubwo agikora ibimpiga ntacyo muvuzeho. Birakwiye yuko twebwe twabashije kubona ububi bw'uko Satani ari gukora. Nitwerekana hari pirate haba no original. Yaserutse mbere akora advertisement yibye, ariko igihe kirageze ngo twerekane imbaraga ziruta izindi. Pawulo yandikiye itoro ry'Abakorinto 2:5 ngo afeke votre foi fifone non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. Ngo kugira ngo kwizera kwacu kudahagarara mu bwenge bw'abantu kujye mu mbaraga z'Imana. Hari ibintu bikwiye guhinyuza, bikwiye kwerekana Imana yacu kari Imana nyamana. Kandi mbibutse abakozi b'Imana duhuje akazi, mbibutse ko Pawulo yigeze amagambo amushiraho imbere y'umutware ngo arebye uburyo agiye guseba ngo akebe kumurushije umunwa. Hari abantu baba bafite umunwa, ngaramubwira ngo mu izina rya Yesu badebiri nicyo cyamurokoye. Uwo mutwara ahita avuga ngo okay ndayobotse, nta kindi cyamuyobotse. Tukwiye kwibuka ko hari abantu batazizezwa n'ijambo, bazizezwa n'imirimo. Nicyo ingenzi ko abantu babasha kumenya. Hari ukuntu umuntu azakurusha amagambo. Bakozi b'Imana mwe mu nteze amatwi, umuntu azakurusha amagambo. Hari ibintu umuntu azabasha kukurusha, ariko nuramuka umurushije kumenya agaciro kaho bako hatandukanye n'ahabo, uzasanga hari ibimenyetso n'ibitangaza bizakugendaho bibashe kuvana abantu mu rungabangabo. Bakangure mbabwira ngo igihe kirageze ngo tumenye yuko kandi umwuka w'intumwa uba hejuru. Kavuga iki kintu ku ntumwa ku bakozi b'Imana bari bubyumve banabisobanukirwa. Uzacunge iyo ugeze ahantu Kristo atigeze amenyekana cyane, Kristo atigeze avugwa cyane, uzakoreshwa imirimo itangaje y'indengakamere kuruta yuko uri ku bantu bayibimenye. Niryo rya jambo nigeze mvuga ngo ibimenyetso cyangwa ibitangaza ku muntu wese utizera ujye witegura yuko Imana yiteguye gukora ikintu kimwemeza kihari. Ariko iyo umuntu asanzwe yizera ntabwo akeneye ibimenyetso bimuyobora. Ariko abantu batizera nuhinguka ahantu nagenda mbaye ibimenyetso bitandukanye. Rimwe nari ndahantu biti murangi Cyangugu kuwa bitaga Mama Oliva, ndibuka igitangaza cy'umuntu Imana yahumuye. Kubera iki hari n'igice kinini cy'abantu bamuzanye ariko baje guhinyuza. Iyo Imana rero ibona ko igitangaza ari cyo gikenewe kugira ngo ice agasuzuguro, Imana iruruka ikigaragaza. Niyo mpamvu yari yavuze ngo bimenyekane ko ari wowe Mana. Ibizaba byose bitabereyeho kugira ngo ari mwe muhabwe agaciro. Umwuka w'intumwa uba hejuru, kandi iki kirere cy'umwuka bakiziho byinshi. Cya kane, icyo bita intumwa, birakwiye yuko intumwa ikwiye kuba ifite eglise locale. Impamvu y'iyi eglise locale ni imwe. Iyo umuntu ari intumwa, nidusoma kugira ngo nsobanure cyane kuri eglise locale, reka twongere dukoresha amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cy'Abafilipi. Turi busome rimwe kane haranditse ngo kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose mbasabira nezerewe, kuko mwafatanyije nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere kugeza n'ubu. Muraza kongeraho nanone aho ngaho kuri 4:19. Niki aha bari kuvuga? Agerageza gusobanura umurimo w'Abafilipi ku murimo ari gukora. Intumwa birakwiye yuko ikwiye kuba ifite eglise locale. Ni kimwe mu bintu bikwiye kuyifasha. Iyo uhagurutse ukajya ahantu runaka ku mpamvu z'ubutumwa bwiza, kansobanure iyi Bible dukoresha kuva ababashije kwidushyira mu Kinyarwanda bamaze mu Rwanda imyaka 40. Iyo myaka 40
nawe ibaza ubuzima babashaga kuba barimo kugira bashyire Bibiliya y'Ikinyarwanda n'iy'Ikirundi babibasha kubishyira mu rurimi tubasha kumva. Yazanye umugore n'abana yari afite 3, abo bana bose uko ari 3 bigishijwe nawe. Wibaze none se yabahaye iyihe section? Yabigishije se nawe wibaze kuza ubwenge ni kimwe, ariko urumva bari bafite uburyo bagomba kubaho no kwicaza abana no kubasagurira umwanya no kujya muri wa murimo no kugira gute. Ibi ni ibintu bigoye intumwa yatumwe. Iyi ntumwa rero itumwe ikagenda nta support, ikagenda ntawe uyiri inyuma, ikagenda ntawe uyishyigikiye. Mbibutse iki? Izindi ntumwa zo muvuga zari eglise y'i Yerusalemu, mwibuke zari zarananiwe kuhava. Kuyiye mpamvu barakubitwaga bakahaguma, hari ibiryo, hari iki. Intumwa yigiye ahantu bibutswe mu bintu 8 bya influencing isi, harimo icyo bita ubutunzi. Iyo uramutse uhingutse ahantu usa nabi ugahinduka ahantu ugira gute, ijambo ry'umukene rirahinyurwa, ntago ari byo bivuga. Nusoma mu gitabo cy'umubwiriza 9:14 haravuga ngo hari umudugudu muto watewe n'umwami ukomeye, ngamaze kuwutera, ubwo yawuteraga ngo arawugota, ngagiye kurangiza ngo haboneka umunyabwenge ngariko w'umukene. Muze gusoma umunyabwenge ngariko w'umukene, niko handitse. Ngakirisha umudugudu ngo ubwenge bwe, ngamaze kuwukiza. Urumva kuba muto nuko bose bamuzi, kwatakwa nuko bose bamuzi, ariko ngamaze kuwukiza. Uza gusoma Bibiliya ngo nta muntu n'umwe wigeze amwibuka. Ngibyo mbibonye ngo ndavuga n'umubwiriza ni Salomo wabivugaga ngo mera ko ndavuga ngo ubwenge burusha agaciro imbaraga, ubwenge buri kurusha agaciro imbaraga. Ngari ku bwenge bw'umukene burahinyurwa. Igihe cyose uzahaguruka ukagenda ujyanye ubutumwa bwiza bakakubonamo yuko iki kujyanye ari ubutumwa bwiza, nuramuka ushonje bazabona inzara kuruta kubona ubutumwa. Nuramuka wambaye nabi bazabona umwanda kuruta ubutumwa. Ni icy'ingenzi yuko abantu bamenya. Nabonye hari ubutumwa nabigishije ibintu birindwi biguhindura mu mwuka no mu mubiri, kuyoboka Imana nzi ko buriho. Noneho umuntu umwe yanditse ngo none se Jado ngo nawe koko muri kwigisha uko umuntu yakira. Reka mbaze Sirinzo, iyo uramutse ubayeho mu buzima mu bintu 8 bikwiye gutuma we influencing isi, nuko iyo usuye umuntu akabona umusuye utamukeneye hitiki, ukamusura akabibona ko utamukeneye hitiki, araremereza ko ubutumwa ari bwo bwakuzanye. Ariko ntabwo n'umusura ashobora gutanyanga, ariko wasanga yaburaye, wasanga yagize gute. Ibintu 8 bya influencing isi na Bibiliya irabivuga. Ubwenge bw'umukene burahinyurwa. Intumwa n'ubwenge Imana iba yarayihaye ikwiye kuba ifite andi maboko ayihisha inyuma, azikirimo basobanukiye icyayi gukora, bemera kwipfira. Mbivuge nkoresheje iki? Nimusoma itorero rya 6 mu byahishuriwe Yohana, itorero rya 6 ryitwa itorero ry'i Philadelphia. Philadelphia ni Philos and Adolphos. Philos byavugaga abantu urukundo. Noneho Adolphos byavugaga bene data, mwene data. Rwari urukundo rwa mwene data. Nugera mu mwaka w'1833 nibwo itorero ryabashije gukomera, biturutse kuki mu gihe cy'1755 habonetse icyo bita umutingito w'i Lebanoni. Icyo gishyitsi cy'i Lebanoni kishe abantu 50,000. Mu gihumbi nanone na 800 nibwo habonetse ya nyenyeri yabashaga kugwa. Noneho 1833 nyuma ya bwabwira kabiri ni bumaze kuboneka ubwira kabiri, abantu batangiye kubona ibyo byose biri mu bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Batangira kwibaza ngo ni gute abantu bakwiye kutabwirizwa ubutumwa bwiza. Niko twabonye ubutumwa bwiza rubakomotseho, muzi ko niko mu Buhinde bagiyeyo, niko muri Afrika bahaje kuri Albert, kongeraho uwo bita David Livingstone muri 41 gutyo. Nibwo ya Christianisme narindi kuvuga byaturutse kuri aba bantu bari bafite urukundo rwa bene data, bemeraga gutanga ibyabo ngo ubutumwa bubashe kuvuga. Aba bantu iyo batabona inkunga, uyu munsi nge wowe uvuga gutyo, ntabwo tuba turi kufite iki gitabo, ntabwo tuba tuvuga ibya Kristo. Byari kutugera wenda nabwo nyuma bikererewe, sero ya tekinoloji, sero y'ibindi byindi, ariko
ntabwo agakiza kaba karatugezemo uyu munsi. Ni icy'ingenzi ko twumva icya mbere agaciro k'iri torero ni ukubasha gushyigikira ya ntumwa yatumwe. Icya kabiri, agaciro ka rino torero rizagaragaza experience, uzavomamo experience, ubunararibonye. Nibutse iki, ubunararibonye ntabwo ari ibyakubayeho, ni icyo ubikoresha. Igihe cyose ufite umurimo w'intumwa ukwiye kuba ufite kankoresha iyi mvugo, itorero ryose rifuje ibibazo ahubwo ntirihuje uko ribyitwaramo, ariko banganya ibibazo. Rero intumwa iyo ifite itorero yabayemo, ibizi challenge bene iryo torero, ibizi uko igomba kurangiza ikibazo. Kubera iki? Wa murimo rya torero ryabashije kumara muri we, ryamubyariye experience. Ikindi, iryo torero rigupimiraho ko wahamagawe. Niki iyo abandi bashatse kuguhakana, usome mu rwa mbere rw'Abakorino 9:2. Pawulo yahindutse agarutse i Korino, asanga i Korino barabimenye yuko mu ntumwa Kristo yasize atarimo. Noneho ahageze asanga barabimenye. Yari yabanje bakusanya amafaranga bayashyira ba Petero, bari mu nzara ikomeye, bamwasepta n'ibindi ntago mbonye umwanya wo kubisobanura. Ariko agarutse yasanze barabimenye. Agisanga barabimenye, baramubwiye uti wowe ntago biri buvemo, mu basigaye nta nubwo urimo. Nibwo yabasobanuye uti niyo kubandi ntari bubintumwe, kuri mwe ndabayo. Uza gusoma yari kubandi niyo bampakana, mwebweho ntibiri bikundi. Kuba mwarakijijwe, mwarakiri muri mirimo y'amaboko yanjye. Yari gusobanura niyo abandi bampakana, kuri mwe ntimwampakana. Agakiza mwakiriye niki? Ninjye wakagejeje aha mbabwiriza. Muragahakana ute ko ntatumwe? Nibyo yari gusobanura. Nta kuvuga ngo iri torero rigerageza kukugaragaza umuhamagaro wawe. Wibuke iri torero ryagize challenge, ari nabyo bibaza amatorero afite uyu munsi nsatiraho nsoriza. Iri torero ryagize ibihe bibazo, nta bindi. Ryayobowe n'umuntu wari umaze umwaka n'igice akijijwe bitwaga Kristo. Uyu mwaka n'igice Pawulo yabuze undi muntu arisigira kubera impamvu z'ibyari biri kumubahoza amateka ntasobanuye nona. Biba ngombwa karita. Amaze kurita yari rimaze kubira inyamwuka rifite impano zose. Ngo nta mpano nimwe Abakorino batari bafite. Ngariko hahita haduka umuhungu ufite logique nyinshi uturutse muri Alexandria wo bitaga Paulo. Ngahageze ngababwira ubwenge ngo kandi abagira iki? Bari Abakorino 80% yabo yari abagira iki? Noneho abakibabwira ubwenge ngo baravuga ngo yebawe ngo twari twarayobye. Umugabo n'uyu bita Paulo. Ngo igice kimwe gita kireka ibya Pawulo ngo kibuka Paulo. Ngo noneho bidateye kabiri Kefa yaje kwahinguka ari we Petero. Noneho akihahinguka Kefa avuze uti Yesu twarabanye. Tinara twarasangiye. Tuyararambye utiragira intama zanjye. Uti ye data we ni wowe batubwiraga. Uti ahubwo twe turabawe. Bidate bakoreshaga ibitekerezo kuko buri mugira icyo bafite icyo yizera niyo yaba ari umuhinzi. Niyo yari mentality yabo. Bidateye kabiri ubwo Petero amaze kuza, bamwe baravuze uti twebweho aba bose nitubihorera. Ubwo bagiye bavuga Kristo bose tumutegereje wabonaje. Bahita bavuga uti nibwo itoro ryacitsemo ibice binumwe yavuga ngo turasengera umukozi w'Imana Petero, abafana ba Paulo ngo mwezina rya Yesu cyangwa ba Petero tikatika jina la Yesu. Itorero rivukamwe ibicuzi cyabiteye ryari riyobowe n'umwana utarigishijwe. Nta kindi cyabiteye aho bifataga bakuzuzwa ngo itorero ribuyoborwe n'umwuka, bakajya mu mwuka bakazivuga, bakavuga ngo umunsi Imana yanzuye kubwiriza bende bika. Wowe wajya kuba wateguye kwigisha bakavuga ngo umwuka wera yakubenze. Kandi ribakavuyo gutyo. Umwaka ifata akavuga ngo narose n'ukuri umugore wa papa ari we madamu. Ahandi tuziko nanjye nari nabibonye. Bugacya akasanga umugore wasakamuzana. Bakabyina ngo yari yarabitubwiye. N'uyu munsi biracyaba. Bakabyina ngo yari yarabitubwiye bagashingira. Niho Pawulo yabandikiye n'uzigera za 5 n'usambanya abandi batigeze bagira. Ngo abameze gutyo ngo nabatenze ntarahagera. Gerageza kubasobanurira ko uwuhira n'uwateye n'uwagize ufite umumaro kari umeze ari we Kristo. Agerageza kubagarura ku rufatiro ruzima.
ryari itorero ryagize ivangirwa. Kandi n'uyu munsi iyi challenge n'ubiracyahari. Iyo umuntu abashije kwikanga ari mu biyobozi no mu bintu atabashije kugira, uyobana nabo uyoboye. Iryo ni ihame nta kindi kizabyara. Uko ubona hamwisi umuntu adashobora kwigira imodoka mu kibuga ngo ahita ahuruduka ajya mu muhanda batara kwigira ngo utariza amategeko y'umuhanda. Nibikono mu itorero bikwiye kuba bimeze. Niyo mpamvu nurebe itorero ryo muri Efeso, Paulo yarikosoyemo buri makosa yose. Nsatiraho nsoreza iri torero nzagerageza gusobanura wenda nko mu gice cya 6 intumwa uburyo yubaka itorero. Ntabwo iryubaka muri reveil, iryubaka muri reforme. Yitaye ku bintu byose abishyira ku murongo, abikosoramwe amakosa yose, yigisha impano z'Imana nuko zigira gute. Iri ni itorero riba riza umurimo ufite umuhamagaro wawe, rishinzwe kugushyigikira ahuri. Rero intumwa byakabaye byiza ifite grise locale, ibasha kumva izi bimurimo, iyisobanukiwe kugira ngo ahageze atakora umuhango, kuko y'ibyo bitaraba ubikiboha amahema. Yes. Hari imirimo izapfa kubera kuboha amahema. Kuko nujya ahantu batakuzi inyuma ntaho hari ibintu utazakora. Uzica umuhamagaro, uzifata ukundi, uzagira ukugi, uzaboha amahema aho uri mu mwanya wo gusenga. Uzahabuha amahema. Ni icy'ingenzi ko abantu bumva agaciro kari no torero, kubankurikiye n'abagize gute bakaba babyumva. Natwe dufasha umuntu tukamutuma, uwo twatumye dufite ishami za Nyamata, ntabwo Nyamata ari bo bamubeshejeho. Ntabwo ari bo bamutunze, Imana imubeshejeho. Ariko uwo dutumyeyo nitwe twongera kwibuka tukavuga ngo harya abantu yagiye mu Nyamata batarakomera bataragira gute. Dukwiye kumurinde y'inzara kandi ntibayimusomemo kugira ngo ubutumwa bwiza butagira inkomyi. Ni icy'ingenzi yuko abantu bumva agaciro kari no torero, ntibaryumve nk'iribasenya, ahubwo bakaryumva role yaryo bakagira gute. Kuko nuhaguruka ukagira gukira ritaraba, uzajya ugira ukuri kumwe ubasha kwirinda kuvuga. Murakoze. Yesu aduhana umugisha. Ndashaka gusengana nawe we warugize umugisha wo gukurikira. Ndi kuvuga ibingibi ngira ngo tubyigiremo abakristo basanzwe kandi nabo duhuje umurimo, turushaho gusobanukirwa kugira ngo tugende dufata n'inshingano zacu zitandukanye, tumenye imirimo tubasha gukora. Ndibuka rimwe umuntu umwe niwe wigeze nasanze umwungere umwe ahagaze ahantu abantu bamurushije kuvuga, ari kuvuga ku mugabane wa 1/10. Narahageze nsanga ibyo ari kuvuga bari kumubwira ngo nicyo ku mategeko ya Mose. Yageze ubumenyi bwabaye bikeya. Intumwa yongera kongera kujuwa role ikomeye yo kuregulariza ibintu no gusobanura ikintu cyose kibashije kugira. Nzabisobanura ko intumwa itagomba gutunga imitekerereze y'idini, igomba kuba ifite imitekerereze y'ubwami. Nzagerageza kubisobanura ku mwanya wimbitse. Nzabisobanura by'umwihariko. Ariko icyo ntanagenda nkisize mu rungabangabo wenda hari n'ukicyumva gutyo. Twebwe ntidutanga icya 10 kubera Mose. Amategeko ya Mose siyo tugenderaho, tugitanga kubera ko turi bene Aburahamu. Itangiriro 14:18. Aburahamu yaragitangaga hatarazimya buri myaka 430 ngo Mose azi. Twebwe rero turi urubyaro rwa Aburahamu. Abagalatiya 3 muze gusoma muhere ku 10. Twebwe suko twiringiye iyo mirimo, ariko turi urubyaro rwa Aburahamu. Kandi Imana ntiravuga urubyaro nko kuvuga benshi, ahubwo ivuga ngo ni urubyaro. Tugitanga kubera turi bene Aburahamu, ntitugitanga kuko turi bene Mose. Murakoze. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndashaka gusengana nawe rero, Imana igira igihindura hejuru y'ubuzima bwanyu. Ariko nkuko bisanzwe murabizi tubabwira ibindi bibiri tuzakurikizaho. Tuzakurikizaho gusobanura ko yubaka intumwa, yubaka itorero igendeye ku mibereho y'intumbero y'itorero ry'intumwa rya Eglise locale. Tuzayisobanura ryari itorero rimeze gute, tuzabisobanura. Icya kabiri, intumwa igira ubuzima bw'indengakamere bwihariye butari ubumenyerewe. Nzasobanura ubuzima butamenyerewe burangwa n'intumwa. Izina ry'Uwiteka rero rihabwe icyubahiro. Reka dusenge, ubundi namba za telefone tuzibaha nyuma yo gusenga Imana. Icy'ingenzi nicyo ngicyo musabwa kumenya. Nyagora ku ngoma Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, turanezerewe kandi turishimye mu mwanya nk'uyu
kuboko ni kudutwikire, imbaraga ze zidutwikire, ubutsinzi bwe budutwikire. Nsengero y'umuntu wagira umugisha wo kujya kuyoboka Mana akaba akurikirira ijambo, mu izina rya Yesu nirimuhindure, rimuvane ku rwego rumugeze ku rundi, rigira byinshi ribasha guhindura. Ubi inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisoze, uriherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza, maze izina ryawe ryamamare. Urakoze Yesu kuri umwami mwiza, urakoze kuje guhindura, urakoze kuje kwigaragaza, urakoze kuje kwiyerekana. Ganza, tegeka, rema, ubaka, ukore byinshi bihambaye, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngabikorere kwiyubahisha mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Shalom shalom. Yewe mwari muri kumva kuri mikoro y'Iyobokamana TV, Nikura Dusenge Jean Dodier, dirigo representative wa The Holy Israel Church. Telefoni ni 0788 25 58 74, 0788 25 74. Abari hakurya y'igihugu cyacu mutari indani, mwumvura ururimi rw'ikinyarwanda, nubwo mwaba muri abanyarwanda, mbone no kuvuga iki, ntabwo njye ngenda umunyarwanda atari uko naruvukiyemo, ahubwo ndi umunyarwanda kuko u Rwanda rwavukiye muri njye. Rero nicyo nabivugaho. Mwebwe mwongero please cyangwa guteranya 25. Dushimiye Iyobokamana TV ku murimo ukomeye ikora ubagira Iyobokamana. Yesu abaho umugisha. Shalom shalom, muhabwe umugisha.